Mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, I love you so much honey wanjye, I love you so much, ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhoranera agaciro, ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura. ariko n'iki kimama kirabyibushye cyamuterura nk'uko abivuze. Aje mu Rwanda asaba siya ko baryamana. Ngo Steven yaje no mu Rwanda asaba yuko aryamana na Asiya. Reka mbabwize ukuri, hano ngiye kumena umuceri na fone nyishaka iture hasi. Ngo Steven yaje no mu Rwanda asaba yuko aryamana na Asiya, asaba yuko amubomora, asaba yuko amurongora. Nuko Asiya agira iki? Arabyanga. Uri kubyumva? Asiya aramwangira, aramubwira ngo ati genzaguma ndisugi. Urumva? Umuhungu yahise agira iki? Yahise ashyuka. Asiya arabibona aratunguka. Nuko arangije Steven amusaba yuko ko baryamana, ko yamurongora. Urumva? Nuko Asiya arabyanga arahakana, aravuga ngo ati njyewe ubusugi bwanjye ndabugumana. Urumva? Aramwangira aramuhakanira. Umushyuko Okay, reka twongere tubaha ikaze bakunzi ba Clever TV show. Uyu munsi ndagarutse, nitwa IT kuyi mihanda yacu. Amakuru ni menshi cyane, dore ko abapasteri cyangwa abapasterine bamaze gukora mbyite amahano, mbyite amabara, kuko ubu amajwi yabo yamaze kujya hanze. Niyo mpamvu nahise mamagara umwe mu basesenguzi bipanze akazi bakiri bato ngo aze tubiganireho. Ni Dr.Rumumba. Dr. Rumumba, karame. bimeze biti? Bimeze neza, biragenda. Umuhanda uracyari kwa kundi, nta kibazo. Biragenda, ndashima ara. Hano kuyi mihanda yacu uburyo ibintu bimeze, ubona ko ibintu byamaze gufata indi ntera. Ndihera kwitwa Dorokasi na Vestina. Ku munsi w'ejo nibwo nabonye bapostinze ko uwitwa Vestina yavutse, yagize bidi. Ariko icyatunguye abantu ni imisatsi ya postinze foto afite. Nkawe umusesenguzi, ese Vestina arakarabye ADP yarivuyemo? Reka mubwize ukuri IT. Ibi bintu by'amatorero sinzi ukuntu abivuga, kuko ibi bintu uko ngende kwibona ngaho araje ejo bundi afite umusatsi naturel. Yasi aravuga ngo ati ngiye ngo ndi mu ADP, ndi ADP wapi ngo abantu bakazabamaza se nagwa wakwishukisha, akavuga ati wapi ibyo bintu ngo ni by'abapagani. Ariko je nabonye birangiye aba umupagani. Mu buzima bwanjye aho nakure mu madini agiye atandukanye, nakure muri ADP cyane. Sinigeze numva bavuga ngo ati ngo byemeye gusuka. Nyamureka reka mubwize ukuri, byarangiye ntago akiri mu ADP. Ubu sinzi dini yagiye mu bungubu. Ibu ntabwo akiri ADP. Uvuze ko neza yakarabye ubungubu, yafashe amazi n'isabune arakaraba arajugunya pa. Nyamureka ngo we Dorokasi ngenda gusize, ubu ngiye muri ni dini sindiza, ariko bungubu ko nabibonye ADP yasezeye. Nta mukobwa mu ADP wigeze usuka biriya bintu yasize ku mutwe. Wapi?
uzamunyeke n'umunyereka nzaguha ikintu cyose ushaka. Nuko nguko bimeze nyamuneka ngiye numiwe. Ariko rero ngiye numva gusuka ntago ari icyaha. Oya. Ni icyaha ku muri ADPR. ADPR nagwe uzanyeka n'umuntu urimba muri korali wisukishije. Ari wabona ko warundi warinjira mu rusengero rwa ADPR. Narwinjiyemo. Ari wabona. Nta nizi ntawe ndabona. Ngaho nyumvira nyine. Ubwo nyine umuco wa ADPR yamaze kuwuta. Yawutaye ubungubu je nakubwiye ibi bintu bijemo muri industry nyarwanda yijemo uri umukristo birangira ubwa bukristo arufite unabutaye. Usubibona se yari umukristo asenga abantu bamukunda ahanurira abantu ariko ubungubu nyamureka reka nkubwize ukuri wowe nkurikiye ubu bukristo yabutaye ubungubu namwita umupagane. None se Rumumba mbwiza ukuri niba umuntu ashizeho meshi cyasutse icyaha kiri yakoze icyo ni icyaha no mu Bibiliya biranditse. Oya ngiye numva ari Bibiliya biranditse ngo ati ibintu by'ibisuko ibintu by'amatatu ibyo ntago byemewe. Aya Rumoya biranditse muri Bibiliya babarira aho urambeshye nge nakubeshya se niko nabi biramfite muri phone yanjye nabi biramfitemo naho rero bitambikwereka ngiye vugisha ukuri ibintu mbavuga mba bihagazeho niki n'amaguru abiri. Robura kuvuga no gutaruka Rumumba. Reka twitarukire. Iyi mihanda yacu kuri YouTube yanyereye. Reka ubwize ukuri. Muravuga ko imihanda yanyereye ariko umuhanda w'uyu munsi. Akina mbaye nk'iyo telefone kabisa. Yewe nyamureka sananga. Yewe ibintu giye byaneye ubwoba. Byaneye ubwoba anga baburetse. Yewe akanca kubumvisha anga. Girago waratungurwa nyamuneka. Aha. Iyi mihanda iri kunyerera ariko se mikorera cyanyera? Mikorera cyane. Okay. Iyi mihanda bitewe n'ukuntu imeze. Mana mbega imihanda we. Mbega imihanda. Iyi si turimo. Baravuze ngo ati isi igeze kumeruka. Reka mubwize ukuri. Iyi saha nigeze. Tugeze ku munsi w'imeruka mbabarira. Ibintu biranga. Gaho abakobwa, gaho abapasteri batandukanye, gaho abapasteri ngo bari gusambana, gaho abapasteri ngo abamama ngo n'abapapa. Yobe ibyo uvuga. None se Rumo? Iyi mihanda urabona gute wowe? Iyi mihanda. Je nyaganire. Shyiraho paraleli, aha. Jewe baburetse akaca kubumvisha. Ongera twumve ongera. Baburetse je akaca kubumvisha. Aha, katwumve nta kibazo. Ongera vume twumve. Aha. Baburetse. Aha, katwumve guys. Rumumba agiye kutwumvisha. Jewe nicyo ari kubashakira. Twinjira makuru y'imihanda. Ubu twinjira makuru no avuga mu mihanda. Imihanda bimeze bite sasa? Baburetse jewe arakanca kumvisha ijwi ryanuza. Shyira operere twumve. Baburetse. Aha. Ahubwo ikintu ugiye kumfasha umva wakiraho hanshakire hageze kuko ngewe nawe ndi kwabona aho nge nakweretse. Reka twumve. Nyamureka ngewe ikintu nshaka kubumvisha ngewe nyamureka iki gihugu cy'u Rwanda turimo abapasteri dufite barahindutse bose nta mupasteri muzima ngo ndi kubona nyuma yuko ko bafunze inuza bafunze amatorero bayafunze kubera iki bayafunze kubera ubujyajya burimo kubera kwambura abaturage gusa naho miliyoni imwe gurahita ubona imodoka niyo mpamvu bafunze amadini yose muri kubona reka mbabwize ukuri amatorero yose ari muri iki gihugu cy'u Rwanda yarangiritse kereka idini rimwe maze kubona idini ry'Abisilamu niryo dini dufite anga niryo ndi kubona angaha rifite imyitwarire myiza ritajya ryambura urakoze wahabonye nende kubabwira ati idini ry'Abisilamu niryo dini dusigaje muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko andi yose yamaze kwangirika gute sasa Batse kaze mwumvisha aya parirere kanyishyiro yose Bibiri yaje mu Rwanda jewe abantu ndaza kubihera ibimenyetso yego Steven yaje mu Rwanda urabyumva neza aje mu Rwanda asaba siya ko baryamana aha urabyumvisha neza twumve baburetse jewe ngo Steven yaje mu Rwanda aha
urumva ntabwo irazanwe no gusura ababyeyi biwe ngo arebe abana biwe uwo Steven ngo arebe imitungo yiwe ariko ikintu kigiye kimuzanye hano ni ikintu kimwe kigira ati yashakaga ko Asiya bajyamana. Ubwo Asiya ni Madame Theogene. Madame Theogene. Yo. Babetse wumve. Asiya yamusuye. Asiya yamusuye ari kumwe na musaza we mu modoka. Musaza we yasigaye mu modoka. Urabyumva neza? Musaza wa Asiya. Urumva neza? Asigara mu modoka musaza wa Asiya witwa Jacques. Ari mu modoka. Yarara aho ngaho arabareka kugira ngo baganire. Urimo kumva zanjye namagarika muri make ubu ngubu ugiye gucimaka. Reka mbabwize ukuri. Nuza Steven yavuye muri Amerika kuko twaraganiriye. Steven waganiriye. Twaraganiriye mbere ko ahaguruka ajya gufata indege. Yageze ku kibuga cy'indege turi kuganira. Arambwira ngo ati njyewe Steven. Njyewe aka ka tuvugana no mfashe indege. Yafashe indege saa 3 za mu gitondo. Mu gufata iyo ndege, indege yamugejeje hano mu Rwanda. Saa 5 z'amanywa. No yageze hano mu Rwanda. Yarambye ngo ataka ka tuvugana. Magaze ku kibuga cy'indege. Ese namubaza ngo ati ase kutigeze unaguza ugo rugendo uje gukora iki hano? Arambye ngo ati wowe turi inshuti. Ikintu kizanye inje kuvuza inze kubomora. 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 Byaranunguye. Yaje kubomora. Ese yabwiye ati uje kubomora nde? Ajya ati njyewe ikiza yaje kubomora umukobwa witwa Asiya. Umugore umudamu. Umudamu. Ariko yavuze umukobwa. Kuko agaye kuvuga umudamu. Mukomeze mwumve. Biraho bisanzwe. N'umuryango ukinguye muri salo. Noneho Asiya acira inzara Steven. Ndajya gukarangire kose. Asiya acira inzara Steven. Noneho Steven agatoki kamere gukomba gahora kagoramye. Kagoramye. Steven ajya mu mubiri. Atangira gushyuha, moteri irashyuha. Abantu baza kureba amafoto ya Steven, baza kureba ifoto ya Steven. Uze kuyabere. Yari yambaye ikabutura poche bombe. Asiya arimo aramucira inzara. Afite agati mu kanwa. Akanuze mu kanwa. Umusereza. Steven ashaka ko baryamana. Asiya aramubwira ngo biragatsindwa n'Imana ishobora byose. Sinzigera natira igihango. Nagiranye n'Imana. Yani yo nshuti Theogene. Yo nshuti Theogene. Yandongoye n'umwana mukondo umwana w'umukobwa. Ndisugi. Ntabwo nzigera mutatira igihango gusa. Aho ngaho. Urumva ko uwitwa Asiya uwo Theogene yaraje agiwe ajya mu rugo. Steven ajya mu rugo. Steven akimara kujya ku kibuga cy'indege. Bahise bohereza imodoka iza kumwakira. Mu kuza kumwakira bahita bazana kuko bari bagiye kuruhukira kwa Asiya. Nawe bagiye kuruhukira. Nuko iyo modoka yari irimo abantu bagahe abantu 4. Steven, Asiya, Jack uwo mwana unuza musaza wa Asiya ndetse na shoferi wari ubatwaye. Urumva? Nuko baragira bagiye kugera bageze kwa Asiya. Nuko nuza Asiya na Steven basaba umwanya Jackie mu bwanjye bwiwe arashishoza arababwira ngo ati umwanya wubahaye. Nuko arabareka we Jackie asigarana na shoferi mu modoka. Asiya yinjirana na Steven mu nzu. Mu kwinjirana nawe kuko ibyo bintu byaturutse. Ndagira mbibabwira neza. Asiya yari kuganira umunsi umwe na Steven. Nuza Steven amubaza se ni ikihe kintu ushaka kuguha ushaka gukora kumva urishimye. Nyine cyatuma urera umuryango wawe abana bawe bikagenda neza bashaka kubishyura. Nuko arangije arambwira ngo ati nyine Steven we yahise ambwira ati niba ari ibyo ngibyo uri gushima reka mbanze nze kugusura iva hano muri Amerika inze kukurebaho gaho. Then ibyo bintu niba wabishobora kwanza aje kureba Asiya. Arambye ati ndaza umase ndebe niba ubishoboye. Nuko barazana bageze basanye kwa Asiya bageze wabo. Ibarazanye nyine yaje kumwakira ku kibuga cy'indege aramuzana ahita amuzana hano kwa Asiya iwabo mu rugo. Nuko ahita amuzana bakinjira mu nzu ikintu base bakora cya mbere. Urumva
nyine yahise amwakira yahise yakira Steven mu kumwakira amwakira nk'umuntu uje kumusura ahita akuramo imyenda mu gukuramo imyenda ahita amuzanira nibase akuyago amukarabye amaguru ibyo bintu bizi kuri nde kuri Petero niyo yigeze gukarabya ne Yesu nawe nuza Asiya yigize Petero ajya gukarabya nde ajya gukarabya Yesu niko twabyita nuko aragize aramukarabya ahitamo masa mu kumumasa ibyo mu ipantaro ya Steven byari byabyimbye Yesu yambeshye Steven yari yashyukwe nukuri yari kumumasa yamugeze ibirenge arangije Steven akora iki mu kumwoza nyine yari kumwoza ibirenge ari kumumasa umuntu yahise agira iki yahise ashyukwa Asiya arabibona aratunguka nuko arangije Steven amusaba yuko ko bajyamana ko yamurongora urumva nuko Asiya arabyanga arahakana aravuga ngo ati njyewe ubusugi bwanjye ndabugumana urumva aramwangira aramuhakanira umushyuko ukomeza kwica Steven ararakara abura ikintu akora kwako uze kureba no mu mavideo ari hanze ikintu cyamuteye umushyukwe ni ikintu kingiki Asiya urumva Asiya yari kumumasa mu karabye ibirenge umukobwa yari icoki yaratandaraje gutya ndako kugote yambaye ikanzu gutya nyine yambaye ariko ikanzu yayizamu yagejeje anga nuko aratandaraza mu gutandaraza Steven akazajya agira iki ahengereza mwimbere akareba mwimbere nuko umushyuko uramwica abura ukuntu abigenza arataka mu mutima avuga ati nyamuneka ikintu nshaka ni kimwe ndashaka yuko ko tujyama hari amajwi n'umushaka kazunka boss aha aravugana na kandi ndashaka ngiye kuyashyiraho nayo ariko nyamuneka umushyuko Steven yari afite wari kwica abantu ngo bazamugera hejuru ubusubuze ko impamvu amajwi yanze ko yamwimye wenyine yaramusabye arabyanga mu kugira umujinya ahita ashyira video amashusho byose n'amarikodi byose abishyira hanze ngamwumve njyewe baburetse mbese nyine ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby love you so much honey wanjye I love you so much ngukunda nta bunebwe mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro ndagukunda numva nakubaha nuko ntagushobora naguterura ariko n'iki kimama kirabyibushye cyamuterura nk'uko abivuze umve ko ngukunda aho uri hose mve ko ari umugore ugukunda cyane 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 nkurikije uko mbibona kaze bumve kambwira tujye mu kintu cy'irembo kuko nshaka gupanga mu minsi mike mbega nshaka uza kubibwira uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ugomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose mike cyane urumva ko ushaka kuza gufata irembo uwumvira ko uravuze ngo mu minsi iri imbere arashaka kuza kugira iki gufata irembo ariko barayanjye bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose bishobora no kubona mu cyumweru gitaha urumva ayo majwi urumva ko bombi barakundana barakundanaga noneho Steven aje mu Rwanda ubanza madamu hasi yaramwimye nyine impamvu n'aya mavideo ari kugenza nabivuze
yaramusabye aramwima nyine yamusabye yamubwiye ati ngende ndashaka kukurongora mu kubyanga Asiya we yaravuze ngo ati ngiye imbere y'Imana bino bintu ntago nabikora nuza Asiya yavuze ati ibi bintu ngewe n'imbere y'Imana n'Imana irabizi bino bintu ntago nabikora ngiye ngomba kugumana ubusugi bwanjye urumva nyine ni umubyeyi nyine yabuze umugabo nyine ubwo we yibara kuko ari isugi avuga ati ngewe ibintu ntago nabikora Stephen ngenda muzi Stephen arakazwa n'ubusa yahise arakara byirukanka ahita avuga ati rege isigaye ngiye gufata izi video zose zikubite hanze kuko urumva ko banakundanaga wabyumvishe imitobe yamubwiraga wayumvishe ngo nyamuneka ndagukunda ndumva naguterura nubwo natagushobora ndumva nagushyira ku mubumbe wanjye uri ko byumva nyamuneka reka mbabwize ukuri none se reka mubwire IT kuri ati nashyira amavideo hanze bari mu biki bari no ari amavideo agiye kugera hanze mu kanya bari kwikinisha ma ibyo bintu wari ubizi ko ibyo bintu mbizi ubwo urumva ko ariko amakuru gakongo uwitwa Mutesi Pastor Mutesi ari ushobora ko bishize hanze ibi nuri ko byumva nyine aya mavideo bari sharinze Stephen yarasharinze ubwo yagize yahaye nde ya Bosco Empire ariko nge uko mbizi aya mavideo yahaye Pastor Mutesi ayahaye Pastor Mutesi nawe yatanga aya Bosco Bosco nawe we yaraguze nawe itagira iki ahita yagurisha nawe arayacuruza rero urumva ibintu biri ibi nyamuneka kumbwiza kuri Pastor Asiya man sinzi kuna ivuga amaze gukurana n'abantu benshi cyane na ayo majwi basakaje agize ibyaha byinshi none se arayona ati nashyira hanze bari kwikinisha arayo bari kwikinisha ayine yarahari amavideo bameze uki babarira no ayo mavideo ntagira hanze biragenda ute no kwiyahura bariyahura kuko aba bakobwa reka ubwiza aba pastor barahindutse ibintu bihita bikwereka hano ndi kubona ifoto niko nanga uza kwizuma igwereka Asiya arimo koza Stephen amuguru uri kwiyabona nyamuneka ibi bintu murimo kuzana ibintu muri kwigisha abaturarwanda umubyeyi yarakundanye n'umupapa ikibazo kirimo iki ahubwo ikibazo nuko abajwi yagiye hanze gute reka ubwire harimo n'ikibazo reka ubwire ahantu byemeye gushaka abagore babiri cyangwa abagabo babiri ni mu Bisilamu gusa oye ibyo ntabwo byemewe ugomba kuguma uko wahoze na Bibiliya byanditse niba utandukanye n'umugabo wawe niba yitabye Imana ugomba kuguma uko nguko ugarera abana yagusigiye aba bantu barimo kwica amategeko kandi niwo bahura batwikishije ijambo ry'Imana batuye ngo ati ngo shaka umugabo ngo ntusambane niwo bahura babitwigisha ugiye guha inama abapasiteri abagore bagiye gushyira hanze amabanga yabo yose twabonye amajwi ari n'ayandi atari yagera hanze kuri ibi narimo ibintu byo kubomorana byinshi cyane mwega muranagira ubwoba nyamuneka akambabwire wowe Asiya na Pastor Mutesi murongera kujya ku gatute ari uko mwasobanuye ibi bintu imbe bibabwira ibintu byo kuza mutwigisha ngo muri kutubwira ijambo ry'Imana twe amatwi yacu gisigaye tugiye kuyapfuka turongera kuva ijambo ryanyu ibyo muratwigisha turongera kubyumva ari uko mwisobanuye ari uko mwasabye imbabazi abanyarwanda uranuza Pastor Theo ntabwo yasabye imbabazi tukazimuha Madame Asiya kujya mu rukundo ntabwo ari ikibazo ahubwo wasuye amajwi ye bari mu rukundo ikibazo ariko ni nabyo uwayasohoye n'ufite ikibazo nyamuneka reka mbagire inama ibintu murimo gukora ntabwo ari byo
bigize bya mukanya ribira byinjamo mukanya yareka mbabwiza ukuri hano ari abanesheni barabatambikana reka mubyiza ukuri ahite ihe nyamuneka reka mbabwiza ukuri inama mbagira ibi bintu mubireke kuko ibi bintu murimo gukora ejo bundi izi video jazanga ndashimye ko zasohotse ariko ejo izindi zizasohoka no barashyira video no bari kubomorana tumva amajwi umukobwa ari gutaka ibiki n'iki niba hagiye gusohoka video bari kwikinisha abandi bose zabarokore kandi ivyo ntabwo byemewe mu barokore je nakubwiye ngo ati idini risigaye rimwe ni ry'abisilamu oya nawe uri kurengera oya aya madini yose yarangiritse ADPR cyane kwijana ADPR ndahamya yuko yamaze kwangirika niki wasaba abapasiteri niki bakubwira ngo ibintu byagenda mu murongo muzima ikintu rero mbasaba ni ikintu kimwe nako ni ibintu bibiri gusaba imbabazi urumva amatorero makuru agasaba imbabazi bakavuga ko ibintu bibaye nk'impanuka bagapfukama bakajya imbere tukabibona ko basabye imbabazi baragiza icya kabiri bakajya ku murongo bakongera bakikosora baragiza kwikosora ibintu bikajya ku murongo kuko ibintu mu gihe biteteye ku murongo ndakobyiza ukuri barakomeza bangirike bijya hanze bijye namukaya turabona izindi video zijya hanze noneho shimira abakunzi bacu badukurikiye na Clever TV show nyamuneka abantu bakurikirana Clever TV show ndabashimira nongeye babwire ko mbashimira izi subscribe tubona ni mwebwe izi comment ibyo byose tubona ni ukubera mwebwe nyamuneka turabakunda tubikuye ku mutima kwe turakomeza tube amakuru kwasohoka turagera tubaha amakuru agezweho turabakunda cyane